waba ushobora kuba wibaza, ese kuki mu rukundo habamo kurira? Nyamara rwakagombye kuba ari amahoro gusa. Umuntu wagukamiye amata ejo ugasanga rwose niwe ugushyize hasi, ndetse abakundanye ugasanga nyuma y'igihe gito ni amarira gusa cyangwa se akababaro rwose. Ntabwo wigeze utekereza ko isaha ku isaha ushobora kuzagwa hasi mu rukundo, bitewe n'uko none aha ngaha uri impumyi y'urukundo. None aha ngaha ntubasha kureba, urukundo rwamaze kuguhumisha neza, nta nubwo n'icyakubaho wakimenya. Ariko ushatse watangira kujya ugira amakenga ukareba kure. Muri iby'urukundo bigira amabanga menshi cyane. Igihe umaze kwizera neza ko wamaze kurushyikira, niho haba hiteguye kujya hasi. Ubundi umuhanga we icyo ahora ategereje, ahora ategereje isaha ku isaha ashobora kuba yagira hasi mu rukundo, kuko niko rubayeho. Urukundo ni uko ruteye. Ibyundo rero by'icyaje ubundi ushobora kwisanga uri hasi cyane. Nta n'umwezi utsinda mu rukundo ngo bipfe kumworohera. Ubuzima bwose bw'urukundo bwari bwuzuyemo umubabaro ndetse n'agahinda n'ibibazo gusa. Si ibyo ko gusa, wenda niba wihangana ushobora kuzagera ku musozo, ndetse wenda niba uri umuntu ukorana umuhate ugashaka ubutunzi ndetse ukora cyane kugira ngo ubeho, hari igihe utazigera ubona urukundo rw'ukuri ugakundirwa n'ikintu burya ufite. Uba uri umunyamahirwe make mu rukundo. Rero tangira wige gukunda bya nyabyo unakora.